kuki wakwiyubakira umuriro utazima ukawuturamo kandi Imana yaragennye uburyo dushobora kubaka ijuru tukarigumamo? Number 1, aho kubana n'umugore w'intonganya wakwibera ku gasozi kadatuwe. Hari abantu bagorobereza mu kabari kubera ko waba umuriro waka. Yego bashobora kuba barabigizemo uruhare, kuko rega izi ngero ni ingero zifatika. Counseling umugabo n'umugore, umugabo afite inshoreke, umugore afite amahane. Umugore akambwira ati tekereza, ati ngaho mubaze. Umugabo akambwira ati nta kuntu ntagira inshoreke, ati uyu mugore agira amahane. Unezezwe n'umugabo umwe, kuko hari abagore babicyurira abagabo ngo ariko ubundi umugore nkanjye ngo ari kugira ute? Rero kumva umugore abwira ngo umugore nkanjye ubundi wari kumukwiki. Ubwo rero nibwo bugoryi bw'abagabo babuze umugore mwiza, bahora bashurashura. Iryo jambo ndarikunda cyane, burya abarundi bagira amagambo amwe njya nkunda, ijambo gushurashura. Abantu bashurashura baba bameze nka Salomo, ntibazigera bamenya agaciro k'umugore, kuko nta mwanya bafashe wo kwiremera umugore ubakwiriye. Muri no minsi hari abagore ngo bakenera bunganizi. Kera babitaga abapfubuzi, ariko ngo baza kubikosora, ngo abagore baravuga ngo ntabwo tuba twapfubye, tuba dukeneye abunganizi. Nabambiya hari abantu muri no minsi barimo gusenyerwa n'abunganizi, abagore batanyurwa. Kandi ikibazo dufite muri no minsi, barimo barabigisha kwihagararaho, ukaba ingare, ugahagarara mu nzu ukabwira umugabo ngo mfati ngo nkubwire ngo ushobora kwihahira nanjye nkihahira. Ati top of the list y'abantu ubu ngubu, muzumve no mu makinamico, muzarebe no kuri YouTube, abantu ba mbere barimo gushyirwa mu giseko na pastori n'abambaye kola. Ridicule. Kubera iki? Kubatesha agaciro. Aba kabiri bakurikiyeho, second on the list, abakobwa n'abahungu badasambana. Mwiriwe mwese. Ndashima Imana cyane kubw'uyu mugoroba tugiye gufatanya ijambo ry'Imana. Nahoze mbabwira ejo ngo ngira ngo ibyo ndi bwigisha uyu munsi ariko kuba nabihaye madamu akaba ari we byigisha, ariko ubwo ari yewe uri kuri gahunda rikaba ari yewe byigisha nyine nk'uko bimeze. Kuko uyu munsi tugiye kureba ingeso z'umugore, cyangwa imico, cyangwa imikorere, cyangwa inshingano z'umugore zifasha kubaka urugo. Haleluya. Ariko mbere yuko twinjira muri iyo nyigisho, reka mbanze mpera inyuma. Nahoze mbitekereza ejo, hari abantu twaganiraga dusohotse hanze, nza gutekereza nsanga rimwe na rimwe hari ikintu twibagiwe. Iyo dukoze igiterane cy'abubatsi ingo mu rusengero, hari assumption, mbese gutekereza duheraho, ariko kenshi kuba kutariko. Ibi turimo kwiga ni iby'abantu bemeye kwinjira mu mahame y'ubwami bw'Imana. Haleluya. Kubera yuko hari ibintu dusaba abantu ukababwira ngo ibi ngibi ntibyemewe, kandi si abamo imubwira ngo ahubwo ibyo nibyo biranga umugabo. Ukaza ukabwira abantu uti ubundi umugabo ufite Yesu nk'umwami akaba umutware w'urugo rwe, aho iteka ryose azi neza yuko afite undi umuri hejuru umutegeka. Ibi rero iteka ryose kutibutsa abakristo ko twe dukorera muri kingdom principles, amahame y'ubwami bw'Imana. Kandi amahame y'ubwami bw'Imana ntabwo agenga abantu bose. Mwari mubizi? Amahame y'ubwami bw'Imana ntagenga abantu bose, agenga gusa abemeye Kristo nk'umucunguzi n'umwami. Ufasha umurundi ukamubwira ngo agendere kuri constitution y'u Rwanda, yakubwira ati ariko jewe ndi umurundi, nubwo ndi mu Rwanda, ariko aya mategeko yanyu jewe ntamfata, ndi umushyitsi. Sigaye rero ngira ubwoba yuko abantu benshi n'abashyitsi ku masezerano n'amategeko n'amateka y'Imana. Noneho twe tukicara tukababwira ibintu
abantu bakubwira ariko igihe mwakavugiye nta musaruro bitanga. Ariko impamvu narayimenye, turimo turafata abarundi tukabasaba kugendera ku mategeko y'u Rwanda. Sinzi niba mwumva icyo nshatse kuvuga. Turimo turafata abantu batakiriye Kristo nk'umucunguzi n'umwami ngo bemere kugendera ku mahame ya Bibiliya. None ukababwira ngo ariko ngo Imana iravuga, kabura ibyo bintu by'Imana muvuga. Jewe ndi umunyedini. Idini wigeze kumva ivuga? Murambipfa n'abangilikani binywera inzoga, bikorera ibi na biriya. Kandi twebwe turabangilikani. Kabura ni sawa, noneho narabisobanukiwe. Ubu natandukanije abangilikani n'abakristo. Bakiriye Kristo nk'umucunguzi n'umwami, bagendera ku mahame ye. Kuko abantu bari hanze hariya, utarakiriye Kristo nk'umucunguzi n'umwami, iby'isi imwemerera arabyemerewe. Yemerewe kudivorusa. Abantu sinzi abantu bigeze kumbaza ndababwira nti ntabwo abarokore babiri bashobora kudivorusa. Ngo ariko ngo baradivorusa. Ngabwe no. Nubona abarokore babiri barimo gutandukana, swati bombi baba barabivuyemo cyangwa umwe muri bo yarabivuyemo, urimo gutera umucanga ku kirahuri, ntibishobora gukunda. Ubundi niba bombi ari abarokore, ni ukuvuga ngo bari mu mahame y'ubwami bw'Imana. Hari ibyo babuzwa ntibabikore, hari ibyo bategekwa bakabikora. Gutandukana biri mu byo babuzwa. Halo, umuntu araza akakubwira ngo ndimo ndasengera divorce, nkabwira ngo wayihoreye, ubwo uyishaka wagiye ukayikora. Ntuzajye kubaza Imana kukwemerera ibyo yakubujije. Muranyumva neza? Ntuzajye kubaza Imana kukwemerera ibyo yakubujije, kuko ntijya hinduka. Uko yari iri imbere na mbere niko izahora iteka ryose. Nujya gusambana ntuzabisengere ngo Mana ngo ariko ndinde, ngo ibingibi ngo ntibimviremo ingaruka, ngo sintera inda. Icyo ntabwo Imana ibishinzwe. Ntutera inda nyine uzatera inda. Nurwara sida uzayirwara. Hari inyigisho zimwe na zimwe zisigaye ziha abantu uburenganzira bwo gukora ibyaha, kuko ngo Yesu yabirihiriye. Nkababwira ni sawa, nimwikomereze, muzasaruramo ingaruka zabyo. Ko twe turi mu buntu busaze, ngo n'ibyaha nakora byararihiriwe. Nkababwira ni sawa. Ntigeze kubibwira umusore umwe hano, nawe yari yaragiye muri iyo nyambwe, ati ubu ngubu ugiye niyo ukoze icyaha tinumva nta mutima uncira urubanza. Ni kubera iki? Kuko amaraso ya Yesu byose yarabirihiriye. Nabwo nengaza nkwereke ko bigenda. Muramuvuga muramo amafaranga, nabwo ni ayo mafaranga ngiye kuguha, ndi sûr yuko ushobora kubona indaya musambana hano muri koridoro. Genda ujyeyo ubaririze irwaye sida, usambane nayo uyishyure. Nutarwara sida ngo nukuri mu buntu bw'Imana uzaza umbwire. Kuko igituma Imana itubuza gukora ibyaha nuko bitugiraho ingaruka. Nitwe dufite inyungu mu kudakora ibyaha. Rero nibi turimo kwiga byo kugarura ingo zacu muri Edeni, nitwe dufite inyungu mu kubaka ingo nziza. Mpora mbibaza abagabo n'abagore, kuki wakwiyubakira umuriro utazima ukawuturamo kandi Imana yaragennye uburyo dushobora kubaka ijuru tukarigumamo? Halo, ukabwira umugabo ngo kugira ngo ube umugabo mwiza ugomba gusa na Yesu, ukoroha nka Yesu. Ariko ngo twebwe umuco wacu tubwira ko umugabo agomba kugangarara nk'inkingi y'icyuma. Ariko ntabwo ariko Yesu ameze, ntabwo usa na Yesu. Ngo ariko ngo si ku muco wacu tubwira. Yesu akakubwira ati ngaho hitamo noneho, niba uzagendera ku muco wa gakondo cyangwa uzagendera ku mahame y'ino si turimo, cyangwa uzagendera ku mahame y'Uwiteka Imana yacu. Nibyo twarebaga ejo. Uko mubona rero isi irimo gutera abagabo kugenda ukundi, niko itoroheye n'abagore. Kuko buriya Satani iyo atisha urugo ahereye ku mugabo arwica
kumwica ahereye ku mugore, kuko icyo akeneye ni kimwe gusa, ni umupagani umwe. Muranyumva neza? Icyo akeneye ni umupagani umwe, kandi ashobora kuba ari wowe cyangwa jyewe. Umupagani umwe arahagije kugira ngo urugo rusenyuke. Nta nubwo ari n'umupagani mubi cyane, oya, akaha kamwe, reka nkagire gato, akaha kamwe karahagije kugira ngo urugo rube rubi. Mwari mubizi? Akaha kamwe tu. Narabibabwiye ku munsi wa mbere, mbabwira ni akabuye gatoya kari mu nkweto gashobora kukwicira urugendo, ukakagenderaho ubyumva kakurya, ukakagenderaho ubyumva kakurya. Waza gukuramo inkweto ugasanga kagutoboye mu gatsintsino kakabyimba, ukamara ibyumweru utabasha kwambara inkweto kubera akabuye gatoya wagendeyeho. Utubuye mufite turangana iki? Muri iyi minsi turimo kwiga utubuye mwabonye ni utuye wagakuye mu nkweto zawe hakirikare, kandi urakazi. Reka nkubwire ukuntu ushobora kukamenya. Nubona ikintu ujya ukora kikiritete, kikarakaza umugore wawe cyangwa kikamuriza, kikababaza umugabo wawe, kikamubyimbisha amazuru, ushobora kukita gatoya ariko gashobora kugusenyera. Kandi muri ino minsi utwo tubuye dutoya ni tw'isi irimo kugenda itubwira ko ntacyo dutwaye. Hari icyo bitwaye se kureba utuntu kuri telefone? Yigeze kubwira umuntu umwe muri Amerika, hari ibintu bakoraga kuri telefone akamwita, ariko ibi byo hari icyo bitwaye? Ubu ngubu mwari buzi ubusambanyi virtuel, ati ubusi abantu bakoze nk'ibi ngibi hari icyo biba bitwaye? Ndababwira ntubaze ikibazo kigufasha kubyumva neza. Ibi ngibi ubimbwiye kuko ntawe bifiteho ikibazo, ariko yari umurokore mwiza. Nuko gusa yambazaga niba hari icyo bitwaye, kuko abantu bari baramwemeje ko ntacyo bitwaye. Ndababwira nti ibi ngibi ushobora kubikora nkureba, atoya. Niba udashobora kubikora nkureba, utinyuka ute kubikora Yesu akureba? Kingdom mindset. Ariko ntabwo aribyo twigiye uyu munsi. Iyo yari introduction ntoya, nahoze nsoma utuntu twinshi mba naranditse ahantu. Reka ntangirire kuri kamwe, ngo umwana yabajije se, aramubwira ati, papa, how much does it cost to get married? Ngo bitwara igiciro kingana iki ngo umuntu arongore? How much does it cost to get married? Hanyuma arongora ngo, I don't know son, but I'm still paying for it. Ntabwo nzi icyo bisaba, ariko kuva aho nabikoreye sindarangiza kwishyura umwenda wabyo. How much does it cost to get married? Ibyo abumva inkuru y'Icyongereza nibo bashobora kubikacinga neza. Reka mbaha kandi ngo babajije umugore, nako kari mu Cyongereza, aren't you wearing your wedding ring on the wrong finger? Ngo iyo mpeta ntiwaba uyambaye ku rutoki rutari rwo? Ngo yes. Ngo I married the wrong man. Ntabwo iyi mpeta nayambaye ku rutoki rutari rwo, ahubwo narongoye umugabo utari we. Nibeshye. Ntabwo nibeshye, ubwo mbishyize mu Kinyarwanda cyiza nk'umuntu uzi indimi zombi. Ngo banamumaje ngo ariko mada, ntabwo waba wibeshye mu buryo wambaye iyo mpeta? Atoya, ati nibeshye umunsi nayambaye. Yari yashyize mu rutoki rutari rwo. Hanyuma ngo umugabo yashyize publicité mu kinyamakuru, aravuga ngo wife wanted. Ngo mu gitondo muri nimero yakurikiyeho, umunsi ukurikiyeho,
ngo abagabo 100 baramubwira ngo can you come and pick up mine. Ngo yari yanditse aravuga ngo ndifuza gushaka umugore. Ngo abagabo 100 baramusubiza ati wazaje ukangiza uwo mfite hano. Buriya ukuri gushirira mu biganiro, nimwumva ibintu nk'ibi ngibi baba byandika, ariko ni ku isi irimo kugenda isa nitesha agaciro ko gushaka no kubaka. Muzarebe inzenya nyinshi basigaye bazirunda ridicule, nta nubwo ari n'inzenya, gukwena gukoba, basigaye bazirunda top of the list y'abantu ubungubu. Muzumve no mu makinamico, muzarebe no kuri YouTube, abantu ba mbere barimo gushyirwa mu giseko na pastori n'abambaye kola. Ridicule kubera iki? Kubatesha agaciro. Aba kabiri bakurikiyeho, second on the list, abakobwa n'abahungu badasambana. Hari abantu ngo bari like dinosaurs. Za dinosaurs ni bya bisimba bya kera byacitse. Iyo umukobwa avuze ko adasambana bavuga ngo dinosaur club. Rwose ni mbese ni abantu b'imisazira ba kera. Nigeze kuganira n'abajene bamwe, sinzi ibintu nababwiraga, babwira ukuntu abahungu bose bifuza kurongora abakobwa bataryamanye n'abahungu. Harambwiraga ko pastor ngo ibyo nibyo mu gihe cyanyu, ngo ubu ngo virginity is an obsolete concept. Ngo mbese ngo ubusugi ngo ni igitekerezo gishaje. Ariko abakwirakwiza bene ibyo bitekerezo nuko baba barimo buhoro buhoro kugenda bamunga ikintu cyitwa kugendera ku mahame y'Imana. Ikintu kibabaje nuko bimwe muri ibyo mbabwira bibwirwa n'abantu basenga. Kandi pastor uri ibintu byo kubisugi si ibintu bishaje. Ariko believe me or not, mubyemera cyangwa mutabyemera, abahungu benshi umubwiye ngo uyu mukobwa yaryamanye n'abahungu 10, abenshi ntibazamurongora. Kuko nubwo imico ihinduka, imitima y'abantu iracyari yayindi. 3/4 by'ingo zirimo gusenyuka zirasenywa swati nuko umugabo ari umusambanyi cyangwa umugore ari umusambanyi. Kuki se zisenyuka kandi abantu bakubwira ko ntacyo bitwaye? Nuko imitima yacu itahindutse. Turacyashaka abagore b'umutima, turacyashaka abagabo bifata. Kandi abo ngabo baboneka hehe? In the kingdom of God, mu bwami bw'Imana. Ariko abanyakuri, umusore umwe yarambwiye ati nta mukobwa muzima ukibamo. Ndabyemera, ni kubera ko ahuba nta bazima bahaba. Ariko giye wahomba barahari. Kubera iki? Mu bwami bw'Imana haba abakobwa bazima. Kubera iki? Na Bibiliya niko ivuga, iravuga ngo ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu. Niba uba mu byaha n'Imana ivuga ko upfuye. So umuhungu nakubwira ngo nta mukobwa muzima ukibaho, ngiye namubwira ni nyuma ibyo uvuze ni ukuri. Kuko mu isi yawe nta bakobwa bazima bakibayo, ariko mu isi yanjye jewe barahari. Ariko nuko njya mbavugira mukankoza isoni, ndabogeza mwarangiza mukansebye. Reka twigire mu mico y'abagore. Reka dufate Bibiliya zacu mu Efeso, niho twahereye tuvuga ku bagabo, ni naho ndi buhere mvuga ku bagore. Abefeso ibice 5 turasoma imirongo 3 gusa ivuga ku bagore. Iravuga ngo bagore mugandukire abagabo banyu nkuko mugandukira umwami wacu. Kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nkuko Kristo ari umutwe w'itorero ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko nkuko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Nongere nshimangire, murabizi muri no minsi kimwe mu bintu, imwe mu mahame arimo gukubitwa inyundo ya kinubi n'amatindo n'ibindi byose bishobora kurandura, ni konsepte y'uko umugore ari umufasha. Ni konsepte y'uko ni ihame y'uko umugabo ari umutwe. Ku isi yose barimo bago no kuki umugabo yaba umutwe. Ariko ninde wigeze kubwira ko kuba umutwe bivuga gusumba izindi ngingo z'umubiri?
izo ni inshingano. Umutwe ufite inshingano. Uyu mutwe wanjye, igifu gikoze rebellion kikanga kurya, kikanga gusyana ko ibyamenyo yari n'umunwa byariye, igifu gikoze rebellion kikifunga, umutwe uhita urwara. Siko bimeze? Umutima ufashe icyemezo ugakora rebellion, icyambere gipfa ni umutwe. Bari mubizi? Muzarebe iyo wiyirije ubusa ujya kugeza nimugoroba, icyambere kirwara niki? Umutwe. Umutwe uri dependent ku zindi ngingo. Kuvuga ngo umugabo ni umutwe ntibivuga yuko ari we kamara, ariko icyo gihe ndimo kwivugira nuko iri hame ibi tumaze gusoma bikora, byumvikana, bimenyekana neza iyo tugumye muri teritori y'ubwami bw'Imana. Iyo ugiye hanze yayo, kinubi iragutegereje. Uzavuge ko umugore ari umufasha, bazakubwira muti ntabwo turi abayede maso. Nta nubwo Imana yigeze ivuga ko umugore ari umuyede. Umufasha muri Bibiliya ntabwo ari umuyede, ni umuntu mureshya vis-a-vis. Muri original nicyo bivuga, no kuvuga ngo uyu ni umuntu umeze nkanjye ariko utari jyewe. Murabyumva neza? Niyo mpamvu Adamu avuga ngo wazitwa umugore, yaravuze ngo azitwa Isha kuko avuye muri Isha. Ni ukuvuga ngo azitwa umuntu kazi, ni umuntu kimwe nanjye ariko dutandukanye. Umugore rero iyo bavuze ngo ni umuyede, ni ukuvuga ngo ni umuntu ndeba nkamwibonamo akamera nkanjye kandi atari jyewe. Sinzi niba mushobora kubyumva, ariko jyewe mbitekereje ndabyumva, cyane cyane iyo ugiye mu rugo urabyumva. Umugore mwaganiriye akakubwira ibitekerezo byo, ukamubwira ibyawe, mukaganira mukabicoca, hakavamo igitekerezo cya gatatu kitari cyawe n'ikibe n'ike, aguhindukira umufasha, aguhindukira pano, indorerwamo ureberamo kugira ngo uranumve niba n'ibitekerezo byawe bifite umumaro. Sinzi niba mubisingira ngo ariko umugore agandukira umugabo kubera iki? Iryo ni irindi hame ryo mu bwami bw'Imana, kandi uzanabibona n'ubundi ni loi naturelle. Nta institution ijya igira imitwe ibiri. Nta hantu na hamwe, nta gihugu ndumva gifite abaperezida babiri. Mu Busuwisi bajya ibihe, umukuru wa kanto imwe akayobora umwaka umwe, undi mwaka wo mu yindi kanto akayobora, ariko nta na rimwe bashobora kuyobora bombi icyarimwe. Nta nyamaswa ndabona ifite imitwe ibiri. Niba mwarayibonye muzayindangire. Ibintu byose Imana yaremye bigira umutwe umwe, ariko ntibivuga ko umutwe usumba izindi ngingo. Hano rero bakatubwira ngo umugore yubaha umugabo we, ariko umugabo uzubahwa ni wa wundi twarebye ejo. Abataraje ejo muze kujya kubishaka kuri YouTube, sindi bubigarukeho. Uyu munsi ndibanda ku bagore, sibyo? Abagore rero babamo amakategori nkuko twabibonye no ku bagabo, ariko umunsi by'abagore ndabitandukanya cyane, kuko mu itangiriro Imana iri mu mugore yamuremye for a purpose. Yari ifite umugambi, yari ifite intego. Yitegereje umugabo yicaye ari wenyine, kandi yiriranwaga n'Imana ndetse bagakorana. Imana irabireba iravuga ngo mva, uyu mugabo nubwo niriranwa nawe tugakorana, ariko iyo atashye nimugoroba sinshobora kumwuzuza ngo anezerwe. Si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka tumuremere umufasha umukwiriye. Ndagira ngo mpere kuri icyo kintu cy'umufasha umukwiriye. Ikosa twese dukora, njya mbyigisha hano, nkabwira ngo buriya kurongora ni nko kujya muri atelier de couture, aho badoda imyenda kwa tailor. Ntabwo Imana ijya iduha costume prêt-à-porter, iduha amatisu. Kabwira ngo iyi tisu genda uyigereho, ukuremo umugabo ugukwiriye cyangwa umugore ugukwiriye. Bivuga iki? Hari igihe kera bakidoda amakositimu, ariko n'ubumenyi bakiyadoda simbizi,
dusigaye tugenda tugaterura kenshi, ntabwo tukidodesha. Ariko kera izi tugenda tugaterura ntabwo zabagaho, ariko hano mu Rwanda ntitwazigiraga, twaradodeshaga. Waragendaga bakabanza bakagupima, bagakora icyo bitaga harya ni patro, abajya badoda muri bitaga patro, ni patrora ibintu bagapima, bagashyiramo ibintu, bagakata igitambaro, bakakiringaniza, noneho wazasubirayo ukipima, bakareba niba ikote ryawe rigukwira cyangwa ipantaro, bakongera bakajombamo udushinge aho ari binini, bakajombamo utundi aho ari bitoya, bakaharambura, noneho bakadoda ikote ryawe rikaza rigukwira. Buriya rero natwe mu mibanire, iyo urongoye umugore ugomba kumwipimaho, kandi n'umugabo ukamwipimaho kugeza igihe muzakwirana, akavamo umugabo umutware cyangwa umufasha ugukwiriye. Aho dukorera amakosa rero ni hehe? Iyo umukobwa aje wibwira ngo baguhaye costume prêt-à-porter, reka mbereke uko bikora. Byose bikorerwa mu ijambo rimwe, communication, kuvugana. Ukavuga ngo tumva rero buriya hari ibintu ntakunda. Uyu munsi turaza kureba ibintu bimwe abagore bakora abagabo badakunda. Hari ibintu ntakunda, ukavuga ngo rero madamu, buriya ubwo tubana hari ibintu ntakunda. Nyamunda gutera urwo rwenya, abantu benshi barankosoye ngo sinka Dutere, ariko nuko ari akantu kari innocent. Burya simba ashaka gutanga ibintu bikomeye, kuko n'ibikomeye birahari. Uyu mudamu wanjye tugishakana, murabizi abagore bose bakunda gukora salade, cyane cyane abakuriye mu Rwanda. Salade agakora salade agashyiramo ibitunguru. Jewe rero mbabwiza ukuri, ibitunguru ntibijyana mu byo nkabijombora byose, nkabiroba, nkabikuramo, kugeza igihe ntabwo nkunda ibitunguru birimo salade. Nako salade irimo ibitunguru kubera iki? Ndimo ndamuremamo umugore unkwiriye, sibyo? Iwanjye mu rugo, mvuge nka wa mugabo tujya dutangaho urwenya rumwe na rumwe iyo duseka bavuga buto, iwanjye mu rugo n'abana barabizi, sinkunda umuntu uvuga azamuye ijwi, ariko hari ahandi bazamura amajwi kandi bakumva ari normal, kumva nta kibazo. Ariko n'abana b'iwanjye barabizi, ndi hafi aho ngaho, wirinde ntukavuge uzamuye ijwi. Warabizi nyine, iyo ugiye kumbwira ibintu bimbwire neza utuje. Niyo byaba bikomeye nk'amabuye, banza ubicuguse mu kanwa, wowe banza utuze, nurangiza ubimbwire. Naho ubundi nubimbwira urakaye, uzamuye ijwi, umuriro uraka. Jewe ndi explosive, reactive. Iyo utangiye kuzamura ijwi, ubwo nyine iwanjye ujya kurangiza kuvuga, umuriro watse. Ariko ugomba kubimenya, sibyo? Hari n'ibindi byinshi, domene zose, hari ibyo dukunda agomba kumenya akabikora, akaho n'ibyo twanga agomba kumenya akabyirinda, sibyo se? Niyo mpamvu rero Imana irema umugore yavuze ngo tumuremere umufasha umukwiriye. So buri mugabo wese uri hano uze kutekereza uvuge ngo ariko nigeze mbwira umugore wanjye ko biriya bintu ntabikunda, kugira ngo abimenye, abo umufasha ugize ute ugukwiriye. Naho ubundi abenshi Imana yaduhaye amatisi tuyambara dutyo, ukavuga ariko ko imbeho irimo kunyica, nyine wambaye itisi ntabwo wambaye ikote. Banza ugenda udode tisi yawe, kuremo ikote rigukwiriye, kandi both ways, n'abagore n'abagabo. Gusa abagabo ubwo mwige kubitubwira neza. So reka rero turebe, ngiye guhera ku kintu cya mbere kivuga ngo ubwoko bw'umugore utihanganirwa n'umugabo uwo ari we wese. Iyi kategori iyo nayikozeho ubushakashatsi nsanga abagabo babyihanganira, hari abashobora kubyakira, ariko burya ni kwa kundi umuntu ashinjagira ashira. Number 1, buriya hari umugabo umwe yadukoreye umuti kuko yakoze ubushakashatsi, ariko nabwo bwamugizeho ingaruka. Umugabo witwa Salomo yarongoye abagore 300, yongeraho n'inshoreke 700, agira abagore 1001. Umwe impamvu bamwongeraho nuko mbere yuko ajya muri ubwo bugoryi, mbyita ubugoryi, yari amufite. Kuko Dawidi yapfuye Salomo afite umugore umwe
nawe atagombaga kurongora kuko yari umukobwa wa Farawo umwami wa Egiputa, kandi Imana yari yarabwiye ngo ntimuzashake abakobwa b'abanyamahangakazi batazabatwara umutima mukava ku Iteka Imana yanyu. Noneho Salomo hejuru y'umwe yongeraho abandi 300 n'inshoreke 700. Sinzi uburyo atandukanye inshoreke n'abagore bemewe n'itegeko simbizi, ariko ibyo ari byose yari afite abagore 1,000. Noneho akora statement ivuga ngo mu mubwiriza ibice 7 umurongo wa 28 avuga ngo hari ikintu nashatse ndakibura. Umubwiriza reka mpabasomere ibice 7 umurongo wa 28 aravuga ngo, izere ko ntarimo kwibeshya ariho, umurongo wa 27 aravuga ngo umubwiriza aravuga ati dore iki nicyo nabonye negeranya kimwe n'ikindi kugira ngo menye impamvu zabyo, ari cyo umutima wanjye ugishaka ariko sindakibona. Is still searching. Mu bagabo 1,000 nabonye umwe, ariko mu bagore bose nta numwe nabonye. Ndaje basobanurire iyi statement ya Salomo. Umurongo wa 29 niwo wuzuza ibyo ngibyo ngo dore icyo nabonye gusa niki, nuko Imana yaremye umuntu utunganye, ariko abantu bishakiye ibihimbano byinshi. Hari ibihimbano ngo ubundi muri version original bavuga ngo God created man simple but man created complications. Kuki Salomo yashatse umugore akamubura? Namaze igihe kirekire mbyibaza, ariko ngeze aho ndabisobanukirwa uko ngenda nsenga. Imana irambwira ngo ariko ubundi urongoye abagore 1,000 mu myaka 40, myaka 40 murimo barabikurikirana. Ni mu wayene y'abagore 25 ku mwaka, ni mu wayene y'abagore 2 n'igice ku kwezi. Ubundi wazamenya umugore ryari, uzamugira umufasha ugukwiriye ryari, kandi buri munsi uhindura amakositimu. Ubwo rero nibwo bugoryi bw'abagabo babuze umugore mwiza, bahora bashurashura. Iryo jambo ndarikunda cyane, burya abarundi bagira amagambo amwe njya nkunda, ijambo gushurashura. Abantu bashurashura baba bameze nka Salomo, ntibazigera bamenya agaciro k'umugore kuko nta mwanya bafashe wo kwiremera umugore ubakwiriye. Aho niho ikibazo cya mbere kiri buriya. Ntabwo abantu bazi yuko buriya ikibazo cya mbere ngo zifite ni abagabo bataremye abagore n'abagore bataremye abagabo. Abakiri batoya murabyumve, sibyo? Uwo mugore wawe imyaka mumaranye ni mikeya aracyaremeka, ariko nujya gufata abamaze imyaka nka 40, burya ukuguru kuba kwaramaze kuremara, ariko no kugenda gutya ntacyo bitutwara, tugucumbagiriraho tu. Hari abantu babyamaze kumera bityo nyine wamugura, ariko se tujyane iryo gufuka bari gorore, atari kuri gufuka twarigendeyeho igihe kirekire kandi ntacyo byadutwaye. Hari ibintu tugeraho, hari ubwo umugabo akubwira ngo erega niko nyirakana kamera. Umuntu yigeze kubimbwira, ndamubwira niba ari nako kamera ugamera nabi.